Igicamunsi cyiza nshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nk'uko mubizi rero, aba ni abatumirwa bacu ba shangazi banyu mukunda cyane. Umva hari umuntu bakunda shaho, umuntu witwa Turatsinze James rwose arakumvisha kabisa. Umva arabakunda cyane kuko njya mbikurikira cyane komenti zanyu. Umva mbese nyine buri video yose aba yayirebye mba mbizi. So rero uyu munsi tugiye kubabaza bino bibazo abantu bagiye batwandikira batubaza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iki wakora cyangwa imico wagira kugira ngo umugabo agukunde. Tuvuge wenda hari ukuntu umugabo abo wamurakaje wagize gute, ni iki wakora kugira ngo yongere nyine asubire muri mood muri make. Shangazi wenda yatangira akatubwira. Murakoze cyane. Ikintu ushobora kugira ngo gukora kugira ngo umugabo yishime, bana umugabo cyane iyo umuhaye care ukamwitaho, icyo gihe ashobora kuba yakwishima. Uko araje umuhaye care, noneho mu gihe nko mu buriri umwitayeho, umva nyine ukamuha care wumva zikwiye, wamutekeye neza, umva utuzi dushyushye hafi aho, nyine ukamutetesha, icyo gihe mugashobora kuba yagira iki yakwishima. Mutobora bivugaho iki, ni iki wakorera umugabo wawe mu gihe ubona mbese muri iyo minsi muri situation itoroshye, wenda mumaze igihe murakaranya mugira gute, ni iki wamukorera kugira ngo yongere agaruke muri mood nk'umuntu w'umugabo wawe kandi utifuza gutakaza? Yego murakoze. Njyewe ku bwanjye nk'ikintu numva nakora, icya mbere ni ukubanza kwiyumva yuko ukabanza ugatesha agaciro rya kosa ryabayeho cyangwa se cya kintu mwapfuye. Icyo kintu kubanza kugitesha agaciro, kumva yuko bitabaye. Ubuzima ukagerageza buryo ki bukomeza nk'uko byari bisanzwe. Hari amasinye menshi umuntu aba agomba gukoresha yereka ko umuntu mukunze, umwereka nyine ko hari byinshi mufitanye kurenza ibyo mwapfuye, kuko ubuzima muba mwarabutangiranye, rero muba mugomba no kubusozanya mukirengagiza ibyabaye. Rero ni burya hari ukuntu ubuzi ko mu buzima bwa buri munsi hari ikintu ubuzi ko umugabo wawe akunda. Muri cya gihe rero iyo uzi ikintu umuntu akunda kandi ubizi yuko mwarakaranyije icyo kintu akunda, ugerageza buryo ki wagishaka ukanakizana mukakiyongeraho. Burya biriya bintu birafasha cyane. Murakoze cyane ku nama mutugiriye. Mu by'ukuri icyo nzi cyo ni uko amagambo muvuze ni meza kandi afite ubwenge, buri muntu wese wayakurikira akabishyira mu bikorwa byaba ari byiza cyane. Hanyuma rero hano hari ikibazo kivuga ngo abagore benshi baratwita bakazinukwa abagabo cyangwa se bakanga gukora imibonano mpuzabitsina. Ese umugore utwite yaba atarongorwa? Shangazi uwo muto yaratubwira, ariko shanga ngo uzababwire izina ryawe bararishaka. Uzaduhamagara shangazi gusa. Hanyuma noneho babwirire niba kuko abagore batwite bagomba kurongorwa kandi ni iby'ingenzi. Umugore utwite iyo atarongowe se uri kumva byaba ari sawa? Utwite amezi 9 yose utarongowe, umwana kuzaza gishobora kuzagora. Ahubwo kandi burya ni nako gukura kuzinda. Naho nyine gukura kuzinda byo iyo ushaka kuzagora, niyo ushaka kuvuga ugasanga nk'umwana aje mudasogasanga uravuze ati nagaru wanjye, umwana nagaru wanjye. Kumva umugore utwite agomba kurongorwa, ariko hari uburyo aba agomba kurongorwamo. Ntushaka gupfa kumurongora agaramye, ushobora gupfa kumurongora uko iboneye ucumita cyane, ushobora no gusanga inda ikuyemo. Niba ugiye kumurongora, murongora k'inyuma, murongore se neza nyine unamunyaza cyane, unamunyaze uri kumva, kugira ngo abashe kuba yamererwa neza. Ariko utagize uranga iyo agaramye, umwana ashobora guhura n'ikibazo mu nda cyane. Rwa rurerure rushobora kujya hejuru ukamuzingira mu ijosi cyane. Umugore rero utwite agomba kurongora. Shanga urabivugaho iki? Shangazi Mutoni arabivugaho iki
ko buriya akenshi hari n'igihe mba ndeba nkabona ntazi ibyo ari byo urabivugaho iki? Oye, kurongorwa k'umugore utwite ni ihame cyane yuko abagore batwite baba bafite n'ubushyuhe bwinshi bwinshi baba banabufite ahubwo bakagira ibyo bintu ubunebwe. rero niyo mpamvu biba bikenewe. Gusa wenda ikintu navuga ko hari amezi umugore ageramo ukaba washyiramo akantu k'agapoze. Ntabwo ubu se ugashyiramo afite ubwo bushyuhe? Oye, ubushyuhe bugeraho bugashyira ubundi iyo nda. Igihe cy'ubushyuhe ni uguhera kuri ya mezi ya mbere yo hasi kugeza muri 5. Burya muri 5 nibwo biba bikaze cyane. Kuzamura rero wari bukeya ntabwo bari bwinshi nk'ubwo muri ayo mezi. Yego. Rero niyo mpamvu kurongorwa ni ihame, ni ngombwa cyane. Ikibazo rero buriya abagore kenshi hari n'ubwo mbona bitwaza ubunebwe bwabo bakabyanga, ati ndatwite, nyine umugabo yaba agira ubwoba akabireka. Ariko nanjye ndunga mu ryo bashangazi bavuze, kurongorwa k'umugore utwite ni ihame. Ahubwo mutubwire ni izihe pozisiyo bashobora kurongorwamo kugira ngo ibintu bigende neza. Shangazi muto yarasubije icyo kibazo. Umugore utwite kuza agomba kurongorwa mu zina zibabwira. Agomba kurongorwa ak'inyuma keza cyane cyane no kunyazwa. Yego, hari n'ukuntu umugore ushaka kumurongora akuraryamisha urubavu nawe uryamye ukamuturuka inyuma ushaka kumurongora. Yego. Cyangwa se ukanamwicaza usa nkaho afite ibintu yegamiye kugira ngo bigende neza. Byose ni ibintu nyine ugomba gushakisha ukareba ko nyine bikunda. Ariko hari aho mwavuze ngo aranyazwa, kuko iyo umuntu amunyajije aranyara cyangwa nta mavangingo bagira iyo bagize iyo batwite. Kuba bafite stress ahubwo aba ari menshi cyane. Ububobera aba ari bwinshi cyane cyane. Ni ububobera ariko cyane kuko ngiye kuvuga iby'amazi, amazi ntabwo aba ari menshi cyane kurenza ububobera. Erega umwana aragenda akabisunika byose akabimanura hasi. Ku musozo rero w'iki kiganiro, murabizi ntabwo tujya dusoza tutabagira inama abadukurikiye. Cya mbere mbabwira ngenda ndabashimira, hanyuma reka abashangazi babagira inama bahereye ku murongo, hanyuma dusoze. Murakoze cyane. Rero abagore batwite ibintu byo kuvuga ngo bahozwa abagabo cyangwa se ntibashaka abagabo babo barongora, urugero bitwaje ngo abana ngo baragihura n'ihungabana. Umugabo nawe uba ufite ubwenge, ugomba kurongora umugore wawe neza kugira ngo umwana wanyu nyine muzamubona ari muzima, kuko ntabwo ari umugore nyine uba ukeneye umwana. Twese tuba dukeneye umwana. Rero tuba tugomba gukorwa ibikorwa kugira ngo umwana azaze ari muzima kandi n'ubuzima bwacu bukomeze bumere neza. Yego. Mutoni, wowe ni iyihe nama wagira abagore bameze gutyo? Abagore nk'abo si ubwo njye sinzi niba abo bagore babaho cyane. Udatekereje ko uba ugomba guha keya umugabo nk'uko bisanzwe, cyane yuko we ashobora kukwiyumvamo nyine akumva yuko ufite imbaraga nkeya, bikaba byatuma ajya hanze kandi nawe urumva ko waba umuteje ingeso mbi. Bagore rwose mwumve yuko kuba utwite nta kintu byangiza, kandi nawe mugabo kuko niba ubizi neza ko umugore wawe atwite, uba ufite uburyo umutwaramo gahoro, ntabwo aba akiri afite abarimo babiri. Niyo mpamvu rero uba ugomba gusigasira kugira ngo uwo mwana atazahura n'ingaruka runaka. Ubaye utamurongoye ni ingaruka zishobora kuza ku mwana. Ubaye umurongoye biba bisaba kugira ngo speed wari ufite uzigabanye. Niyo nama rero ndumva nabagira njyewe. Murakoze cyane. Habwirwa benshi bakumva bene yo, kandi burya umuntu ufite ubwenge wakurikiye ino video yose akayirangiza, nzi neza ko hari isomo rikomeye cyane akuyemo kandi rizamwubakira. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mwakoze kwitabira. Bye.